muganirira ko nagiye kwa perezida, muganirira ko nafunzwe, ko nagiye kwa Kagame, mubwira ukuntu mu buhanuzi yaramubwiye, iramubwira ngo umva ngiye kukoherereza abarundi. Abo barundi abantu bavuye mu Burundi uzabakire kandi uzabatuza. Ubwo buhanuzi bwari ubwande? Bwari ubwa perezida. Yego. Kagiye kwakira abarundi. Agiye kwakira abarundi kandi azabatuza. Kandi azabatuza. Noneho ati kandi niba iramubwira ngo umva nkuzana ngukura mu gihugu wari waragiyemo. Yego. Ujya wibuka amagambo twagiye tuvuga abireba, wibuka agenda yawe. Yego. Agenda wanditse ku buhanuzi bwaje naho mwasengeraga n'amagambo mwahagaze gutya imbere yanjye. Yego. Nuko noneho araceceka nyine ntabwo yakuye kwa kundi bavuga ngo umuntu aramukanya n'undi wapi. Ese wajya kuramutsa umwami koko kereka we avuze ati reka akazana akaboko wagafata ariko igihe uzi icyo nabonye mukecuru ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa wamushyiriye arabikora. Ejo bundi hari umurundikazi bahaye ubwenegihugu aha mu Rwanda, ndumva yaranabubonye. Ubutumwa Imana yantumye burasohora pe. Yaramubwiye ngo nzakubeshaho, nzakutunga, ntawe uzagukubita kudeta, ntawe uzakwica, njyewe nkubaye uruhande kugeza mu busaza bwawe. N'ubu no kugeza n'ubu n'ibintu biza gutya bya politiki. Irambwira ngo humura icyo navuze kizasohora kandi uzamukura ni njyewe umuzi. Agomba kuba yenda ari n'umwana, kuko biriya bintu byo kuza by'intambara bya biriya byo hanze Imana yarabinyeretse. Biriya byo muri Kongo nagiye kubona mbona ndi hano pe. Irambwira ngo haguruka wicare hano ku muryango aka gatebe. Maze gufata aka gatebe ukwezi kwari kumuritse ndebamo ntindamo cyane. Ngiye kubona mbona Kristo ari ishusho ye. Ndavuga ndikanga, nikanze numva umwuka arambwiye ngo tuza humura. Arambura ukuboko kw'iburyo arakunyereka, arambura no kw'ibumoso mbona arambuye nko kwa kundi yamanitse amaboko ku musaraba. Ndakomeza ntokejeje. Irambwira ngo ntabwo ndi umuzima, ngo ni njyewe kubonekeye mu mucyo w'ijoro. Kandi ari umucyo w'ijoro mubonekamo n'umucyo w'amanywa nkawuboneka. Ntese Mana itorero igihugu bimeze biti? Irambwira ngo byihorera ngo mu gihe kije gutya ntabwo bitinze ngo uzabyumva. Nagiye kumva numva ya ntambara yo muri Kongo. Ndavuga nti Mana rero biriya wanyeretse udufashe igihugu cyacu kigira amahoro. Yego. Itorero dusenge nubwo bitarimo guhura neza, ariko burya hari abantu bahamagawe. Iyi minsi 7 naguhaye yo gusenga ni iminsi yo kugira ngo nkwereke ubutumwa ugomba gutanga. Abantu benshi barababaye, bari mu mibabaro. Ese nzatanga bimeze gute? Irambwira ngo umva, imbwira izina ngo J, inyuguti. Imbwiye J, ndavuga ntese kumbwiye J ni ututuyoga tunywa nitwo tuzampa ibiki ubu ngubu ko iyo nta kindi kintu ndi kumva nzabwira J mubwire ngo iki. Yego. Irambwira ngo shyiraho re. Narabyutse ndandika hari ku saa 9 z'ijoro. Kandi paradizo irahari bagomba kurindirwamo. Nguriya mubatizo wabatijwe ngo kubera iki ngo wabatijwe uriya mubatizo ngo ubundi ngo uwo wari wabatijwe ntabwo wariho. Nkababwira nti rero Yesu yaduhaye urugero. Amazi menshi ku gahanga, ku batisimu yo ku gahanga yabatijwe n'umwami ngo witwaga yari Constantine, ari Marite. Yaranze kujya mu mazi menshi ku ntumwa za mbere. Noneho bayanze kujya mu mazi menshi ashaje asaka kugira ngo abatizwe wa mubatizo. Nibwo bamushyiraga amazi ku gahanga. Nti rero uwo mubatizo ntabwo wemerwa. Amahoro y'Imana ahantu hose niba ari mu gitondo nizere ko muza kugira kandi niba ari nijoro nizere kuza kugira ijoro
ryiza nk'uko nebasezeranije rero ko tuzatujya mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe guhura n'abantu batandukanye. Murabona kuri kamera zacu uyu munsi tuzimisha kubagira umutumirwa mwagiye mubona ahantu henshi ku biganiro bigiye bitandukanye, ahatambutse ubutumwa bw'inzira y'urugendo rwe, ukuntu yinjiye kwa perezida amushyiriye ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero tujijumishaho kongera kumubona kuri kamera zacu. Yaciye igihe kirekire tutamubona bitewe n'ubuzima wenda bwa buri munsi, ariko tujijumishaho kumubona. Reka dutangire tumuha ikaze, atangira dusuhuza yibwira n'abantu badukurikiye. Muraho neza? Yego, tuguhaye ikaze kuri Zirikana TV ndetse no ku Iramiro TV. Watangira wibwira abantu badukurikiye, hanyuma tugakomeza n'ubutumwa Imana yagutumye muri iyi minsi. Yego. Amazina yanjye nitwa Kumukera Emma Maria. Yego. Nturuka muri paruwasi ya Bushenge cyangwa Uguma Nyamasheke. Yego. Ariko undi mu murwa wa Kigali. Yego. Umuntu yateguriwe harindirwa, kandi paradizo irahari bagomba kurindirwamo nk'uko abakera babikoraga. Ngo none se nguriya mubatizo wabatijwe ngo kubera iki ngo wabatijwe uriya mubatizo, ngo ubundi ngo uwo wari wabatijwe ntabwo wariho. Nkababwira nti rero Yesu yaduhaye urugero. Ntabwo yagiye mu mazi menshi ngo asange Yohana mubatize. Yohana yavugaga ubutumwa bwo kwihanisha ibyaha, ngo abantu bavuye mu byaha babatizwe bavuke nyine mu mazi menshi. Kuko amazi yo kugahanga, amazi menshi kugahanga, batisimu yo kugahanga yabatijwe n'umwami ngo witwaga yari Constantine ari Marite. Yaranze kujya mu mazi menshi ku ntumwa za mbere. Noneho bayanze kujya mu mazi menshi, ashaje asaka kugira ngo abatizwe wa mubatizo. Nibwo bamushyiraga amazi ku gahanga. Nti rero uwo mubatizo ntabwo wemerwa. Batese cyakora haje kuza kujya hihana abantu benshi, bazamuka bajya mu Bushenge nyene aho nabatirijwe aho nigiraga. Abandi bakajya ahitwa muri Gabiro, abandi bakajya mu yandi matorero hirya no hino. Nuko ubwo rero ubuvuga butumwa butangira gutyo kugeza ngeze ino. Ubu rero nsengera hariya mu itorero rya Karambo, ariko paruwasi yacu ni Gatenga. Ubwo tuza kubonana n'uriya Jire. Tubonana na Jire, Imana yaransanze ndaho ngaha mu Karambo mu Gatenga ku mugabo witwa Prof. Iraza nyine niho yansanze ndi mu masengesho. Irambwira ngo uyu munsi, iyi minsi 7 naguhaye yo gusenga, ni iminsi yo kugira ngo nkwereke ubutumwa ugomba gutanga, kubera ko abantu benshi barababaye, bari mu mibabaro. Ese nzatanga bimeze gute? Irambwira ngo mva, ngo inyereka, imbwira izina ngo J, inyuguti. Imbwiye J, ndavuga ntese kumbwiye J ni ututuyoga tunywa nitwo tuzamfasha. Ni biki ubu ngubu ko iyo nta kindi kintu ndi kumva, nzabwira J mubwire ngo iki? Irambwira ngo shyiraho re. Narabyutse ndandika hari ku saa 9 z'ijoro. Nandika izina Jire. Uwo Jire rero niwe naje kuvugana nawe. Irambwira ngo hamagara iryo zina. Ndarihamagara, maze kurihamagara noneho ngiye kubona mbona araje. Amaze kuza aza ari afite utwo ibyuma nka bene ibyo ngibyo. Araza aransanga mu Gatenga. Amaze kunsanga ntangira kumubwira iby'Imana nyine ishaka. Turaganira, muganirira ko nagiye kwa perezida, muganirira ko nafunzwe, kandi nari nanyuze niwe wa mbere nyene wanyujije kuri iyo cano. Noneho nsubira kongera kuvuga
kuvugana n'uwitwa uriya wo mu Gatenga Zaboriki Brazil Burizira niho nafatiye n'iyindi canu ya kabiri niho nayifatiye tuganira gutyo mubwira ko nagiye kwa Kagame mubwira ukuntu nta nyine mu buhanuzi yaramubwiye iramubwira ngo umva ngiye kukoherereza abarundi abo barundi abantu bavuye mu Burundi uzabakire kandi uzabatuze. ubwo buhanuzi bwari ubwande bwari ubwa perezida yego kagiye kwakira abarundi agiye kwakira abarundi kandi azabatuza noneho ati kandi niba iramubwira ngo umva nkuzana ngukura mu gihugu wari waragiyemo yego ujya wibuka amagambo twagiye tuvugana yego niba utari kuyibuka cyangwa se ukavuga ngo uyu uri kuyavuga ntabwo abireba wibuka agenda yawe yego agenda wanditse ku buhanuzi bwaje naho mwasengeraga n'amagambo mwabwiwe ubyibuke ahagaze gutya imbere yanjye nuko noneho araceceka nyine ntabwo yakuye kwa kundi bavuga ngo umuntu aramukanya n'undi wapi ese wajya kuramutsa umwami koko kereka we avuze ati reka akazana akaboko wagafata ariko igihe tukoze uzi icyo nabonye mukecuru ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa wamushyiriye arabikora ejo bundi hari umurundikazi bahaye ubwenegihugu aha mu Rwanda ndumva yaranabubonye yarabubonye yari umudamu nawe warabibonye numvise kuri radiyo gusa ubyumvisha kuri radiyo gusa urumva ari ubutumwa Imana yagutumye ko buri gusohora ubutumwa Imana yantumye burasohora pe yaramubwiye ngo nzakubeshaho nzakutunga ntawe uzagukubita kudeta ntawe uzakwica ngewe nkubaye uruhande kugeza mu busaza bwawe yego n'ubu no kugeza n'ubu n'ibintu biza gutya bya politiki irambwira ngo humura icyo navuze kizasohora ni ngewe uzamuha pansiyo kandi uzamukura ni ngewe umuzi agomba ari kuba yenda ari n'umwana we simbizi kubera ko yavugaga ngo abami ba kera bajyaga bakurwa n'imiryango yabo abana babo gusa reka dutegereze Nyagasani Imana imurinde ihagarike iriya migambi yo hirya kuko biriya bintu byo kuza by'intambara bya biriya byo hanze Imana yarabinyeretse bya Kongo biriya byo muri Kongo nagiye kubona mbona ndi hano pe irambwira ngo haguruka wicare hano ku muryango mfata aka gatebe maze gufata aka gatebe ukwezi kwari kumuritse ndebamo ntindamo cyane ngiye kubona mbona Kristo arimo ishusho ye ndavuga ndikanga nikanze numva umwuka arambwiye ngo tuza humura arambura ukuboko kw'iburyo arakunyereka arambura no kw'ibumoso mbona arambuye nko kwa kundi yamanitse amaboko ku musaraba ndakomeza ntokejeje irambwira ngo ntabwo ndi umuzima ngo ni ngewe ukubonekeye mu mucyo w'ijoro ngo kandi ari umucyo w'ijoro nkubonekamo n'umucyo w'amanywa nkawubonekamo ndavuga nti yego Mana yese bimeze biti ndavuga nti ese Mana itorero igihugu bimeze biti irambwira ngo byihorera ngo mu gihe kije gutya ntabwo bitinze ngo uzabyumva nagiye kumva numva ya ntambara yo muri Kongo ndavuga nti Mana rero biriya wanyeretse udufashe igihugu cyacu kigira amahoro itorero dusenge nubwo bitarimo guhura neza ariko burya hari abantu bahamagawe birengagiza n'imihamagaro y'Imana ariko twebwe duhe gukomera abo washatse kugira ngo babe abakozi bawe uturinde
kuzandavurika cyangwa urinde itorero ryawe. yego ntambwira ati sinagutumye ujye kubabwira abadashingiye bashyingirwe. yego nose sinabivuze mana ati warabivuze. nti none se nakora iki? ati abakobwa batwara ibinyandaro bakagenda bakajya kuzishyira abasore, yenda atanamukoresheje icyaha, ariko akamushuka akamwegera, yamwegera babana gatoya agasanga inda yarayitahanye. yego Imana simbivuga, none se ko ubivuga ko mbivuga barabyemera? irambwira ati rega ushaka kwemera yemere, ushaka kwizera yizere, ushaka gukora ibyo gukiranuka akora ibyo gukiranuka. ko kubera iki ati abantu bose nawe aremeye ubugingo, atari ko ntibumva, hari ubwo bashobora kurimbuka abandi bagakizwa. ndavuga nti ndagushimiye. amen. ubwo butumwa koko natanze, abantu bagiye bashyingirwa. ba mbere bagiye mu Gatenga, leta ibasangayo, bajya kubakorera mariage ya leta, itorero naryo rihita ribashyingira. kugeza n'ubu uwemereye Imana akemera yuko ashobora kuba umunyabugingo, nawe aremera akaba n'umugore we n'umugabo we bari kumwe, bakagenda bagashyingirwa, no kugeza n'ubu ubutumwa ndacyabutanga, kandi hari kuvamo umusaruro nubwo bimeze gutyo. buriya rero Imana ifite abantu ikoresha, ikagira n'abandi bagenda bikoresha gutya ku giti cy'abahari. sinzi mbese umuntu acunge umuhamagaro we yahamagawe, naho ibindi byose tubyihorere tubiharire Imana. nuko nguko nagiye nkora umurimo w'Imana kugeza n'iki gihe, ndacyari kuwukora, kandi nzakomeza mukore kugera ku iherezo ryanjye. noneho nabivuga abanyamahanga nyine ugasanga bampinduye ruvumwa. Imana nkavuga nti Imana se kuko ibi bintu ndi kuvuga kandi ukabona abantu banyirukaho ndabigira nti. irambwira Yesu arambwira ati niko ntikarame, none se data ntiyisize ubusa mu ijuru akanyohereza ku isi kugira ngo mbacungure cyane? ndavuga nti yego. ati kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. nikarame mwami. ati nkorera kuko ninjye uri kumwe nawe. iyi mibabaro uri kubabara nanjye narayibabaye, ni nacyo gituma wageze ikirenge mu cyanjye azakomera, kandi ninjye umukomeza kuko ari ingenzi rukuri n'ubugingo, ntawe uzagera kwa data ntamujyanyeyo. ndavuga nti Imana nkomeza kandi umpe gukora nkiranutse. nubwo nta mukiranutse ku isi, ariko iyo umuntu nkatwe turi mu mwuka w'Imana ntitubura gucumuraga, baraducumuje, ariko ntiwabana n'umwana ngo akora nk'uko turi kumwe n'uyu mugore ngo afate umwana nabi, namufata nabi nimucyaha akababara, ariko nzaba namucyashye. kandi mwigishe ngo fata umwana gutya, natwe ba mama bagiye badufata gutya na ba papa badufata gutya, ariko wowe wabyaye nta n'umugabo ufite, none se uriya mugabo ko yakubyariye hari icyakumariye, ariko dore njyewe ndakikumariye. Mana we, ntubonye umwana na nyina baje hangaha utareba ukuntu bameze? abaturage nibo babizi ukuntu uwo mwana na nyina bari bameze. tumaranye amezi 3 nawe, yari naramubonye yararwaye, arwara indwara imeze nk'ibisazi, baramunzanira hari kera, ndi mu Gatenga, ndamusengera, maze kumusengera aza gukira, mushyira mu itorero, maze kumushyira mu itorero ariga arabatizwa. abapasiteri baherekeza nyine, baduherekeza nyine baza aho nshumbitse n'ubundi mu Gatenga. uwo mugabo rero nari nshumbitseho niwe watubujije amahoro, kandi nemvuye ahantu muri Njamire nabwo ngambaniwe kubwi umurimo w'Imana. noneho arambwira ati hano inzu yanjye wayigize itorero. nanjye ndamubwira ntese ko abakirisitu twabatirishije, kandi twamara kubatirisha abakirisitu babashumba bakaduherekeza, ntayigize itorero gutyo ko baduherekeza bakanagenda. ubwo yaje kundwanya, andwanyije mpita mva aho ngaho nyine.
aho navuye mva aho hantu nari naracumbitse mu ahitwa muri Njamine, naho nahavuye ari ukubera akagambane ko kugambanira umurimo w'Imana. Aho ngiye mpajya Imana yarahanyeretse, hari umukobwa ari kuri rubine, mbona hari ni papayi, hari n'amajaride y'utuboga. Ngenda gutya ngenda ndeba inyobora ngiye kubona mbona ngeze aho hantu. Ngeze hano gutya nko ku muryango ndababaza nti ahantu hari inzu ntimwandangira hariho. Baravuga ati ariko hari hano muri iki gipangu harimo inzu. Ninjiramo, wa mukobwa namubonaga kuri rubine nsanga arahari, na ya nzira hari, na ya majaride niyo papayi. Ndavuga nti Imana ashimwe, ahangaha niho wanyeretse. Ndahareba, maze ko hari mpamagara wa mukobwa ndiko nshaka inzu, arambwira ngo ko ari ntayihari. Ndamubwira nti inzira irahari, ndangaha naheretswe n'Imana. Noneho ati ni iyihe nzu se ko ihari? Ndamubwira nti iyi ngiyi se. Aravuga ati vuyemo umusore w'umunyeshuri, ati none ati nyine harimo igitanda cye. Ndamubwira nti igitanda si cyo kimbuza inzu. Arakingura inzu ndayireba, maze kuyireba nyiriho amafaranga 25,000 nimukiraho. Nuko nagiye nza no mu Gakoki njyayo, ndasubira ngaruka hano munsi y'urusengero rwa ADEPR. Imana ihaha amasezerano aho abo bantu bahari baza kungambanira. Bamaze kungambanira kuko nacumbikiwe n'umugabo wari utabanye n'umugore neza. Nuko ndahaba nkajya ndiho uwo mugabo, igihe kiza kugera umugabo ajya ahantu ibyumba, ahageze ngo arampamagara ngo yabonye y'inzu. Ati iyo nzu ubu yirimo, uwo mugore naza kukubwira ngo umurihe uzamuriha amafaranga njya wajyagumba. Uwo bari batandukanye. Umugore rero muhaye amafaranga arayanga. Amaze kuyanga nanjye ndamwihorera. Abanyamutekano baraza barareba, nuko baravuga ati ese ko umugabo wari yitwaga Juvenal, ati ko Bernard, ati ko Bernard yamwihereye iyo nzu, none wowe waretse akakuriha nkuko yarihaga. Muya ngo simbishaka, kandi iyo nzu bari no kwitorero bari gushaka no kuyigura, kandi n'ubundi iracyarimo. Noneho kuko nari nabwiye ku itorero ko Imana yamweretse ko aho hantu hari mu Karambo nyine bagomba kwagura. Nuko ubwo rero gahunda zabo n'ubundi ziracyarimo, aho zigereye nibo babizi. Ubwo nkomeza gukora umurimo w'Imana gutyo, aza kunkingirana. Ankingiranye nagiye mu masengesho ari kuwa gatanu. Noneho ngiye kubona mbona umwana twabanaga araje arambwiye ati badukingiranye basizeho igufuri. Ndamubwira ntese ati ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo hamagara Minaroke. Minaroke, noneho ngiye kubona mbona inomero zibaritse gutya, nzishyira muri telefone ako kanya. Mpita nkora kuri telefone, numva baranyitabye ngo nahaganaye. Ndamubwira nti hano mu Karambo. Nagiye kubona mbona abanyamutekano n'abapolisi baraje, baramutegeka akuraho igufuri. Amaze kuyikuraho ninjira mu nzu. Baramubwira ati nusubira kumukingirana tuzaza tugufate tujye kugufunga. Ntabwo yasubiye kunkingirana, yasubiye gukinga. Asubiye gukinga, noneho bitewe nuko nabo wabonaga ku itorero nyine aho kugira ngo bakore iby'Imana iri kubabwiraho batari kubikurikiza. No kuri hano mu Karambo. Nuko ubwo noneho naje kuhava, igihe kiragera nza ku mugore uraha hepfo, bamwita ngo ni Kigofero. Mpageze nsanga ni igipfumu cya Kabutinde. Noneho ndasenga inzu ya nayo irihaga 35. Ndasenga ntimana ko aba badayimoni bameze batya nzababamo ndise nzabigenza nti. Imana irambwira ngo humura,
ndahaba naharangije umenya ari amezi 6 bo noneho nkamuha amafaranga akanga kuyakira ngo ni nyagumane njye kuyashakisha ahandi ubwo dushaka inzu turayibura nari mfite umudiyakoni wanjye witwa Masumbuko w'umusaza tubana niwe umpagarikira cyane nyine iyo ndi ndwaye ndamuhamagara nti narembye ntimo negereze ku rusengero bimeze gutya na gutya kuko maze iminsi ndwaye cyane nuko ubwo rero akaza kansura akaba abadiyakoni baza bakansura bakansengera igihe kikagera nkamva ndorohewe noroherwa ariko kugira ngo nzajye kuri moto ubu ni ikibazo kirekire nza kuvunika rero hari akuri kiragihe cy'abayisilamu basibuka ariko ubu ngubu ndi kumva nshinga kuko kuri mashami nabashije kujya ku rusengero ndasenga none rero ndi kumwe n'Imana hano hari amasomo Imana yagiye ampa mu Bakorinto ba mbere ba kabiri ibice 6 nsomera ayo masomo izuba iyo riri kuva sima nkibona Bakorinto ba kabiri ibice 6 harebe mu Bakorinto ba kabiri ibice 6 ntangirire bitandatu matangira ku murongo wa mbere kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa siko ngo kuko yavuze iti yego kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo dore none niwo munsi wo gukirizwamo niwo munsi wo gukirizwamo ngo ntigatugashire ntitugire igisitaza dushyira mu nzira y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo ntitugire igisitaza dushyire imbere y'umuntu wese kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo ahubwo ku kintu cyose twihe agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo kwihangana cyane mu makuba mu mibabaro mu byago mu mihati mu biboko mu mazu y'imbohe mu midugararo no mu mihati tuba maso twirirwa ubusa dufite umutima uboneye dufite ubwenge tutarambirwa tugira neza dufite umwuka wera dufite urukundo rutaryarya tuvuga ijambo ry'ukuri dufite imbaraga z'Imana kandi dufite intwaro zo gukiranuka y'iburyo n'iz'ibumoso mu cyubahiro no mu buhemu mu mugayo no mu ishimwe dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi ibirangirire
dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima. Inyanja, amina. nsengeye abantu bawe bose ku isi uko wabaremye, abari ku isi kasi burasirazuba n'iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Amen. Abo bose ndabakweretse, abazumva bagezweho n'iri jambo ryawe. Mwami uzarobe, nohereje urushundura kugira ngo wowe urobe. Nyagasani Nyiringabo, ndi imbere y'amaso yawe, ari ababyeyi ndabakweretse, ari abagabo ndabakweretse, ingo zabo ndazibikweretse, abakobwa bashaka ndabakweretse, ababyari zitagize igihe cyazo bari impinja. Mwami nabo ndabakweretse, itorero ndarikweretse, igihugu ndakikweretse, umuyobozi w'igihugu ndamukweretse Paul Kagame, umuyobozi w'itorero Ezayi ndayizeye, n'abandi bashumba bacu baturagiye. Ndagusaba kugira ngo ubu butumwa bugere kuri bose, kandi abo bugezeho bagirira umumaro. Urakoze kuri data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Jesus tompekta Bereani ta komando. Yesu Kristo suwari kizane pekta. Yesu Kristo aurumeri datire. Yesu Kristo utukuwa ni vekide mora. Ndi Imana impande zose. Ndi Imana ivugana n'isi yose. Ndi Imana yaremye abantu, ntabwo nigeze ndema amoko. Naremye umuntu mukura mundi. Adamu na Eva, Adamu bari muri paradizo, nene barindiyemo, baza gushukwa na shitani yitwa inzoka, ishuka Eva. Ibyaha byose byagiye biturukaho kuri abo bantu bombi. Kubera iki? Satani agenda runono ku bantu, ariko unyemereye akihana, akizera, akabatizwa, njya mugirira neza nkamukura mu ibyaha. Ndi Imana ifuha, muhora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza 1000 cy'abanyanga, nkababarira bankunda bita ku mategeko yanjye. Uwiteka arababwira ati, ibi ngibi byanditswe ni ibintu byanditswe mu buryo bw'umwuka wera, kandi byanditswe mu moko, mu matorero impande zose. Ntabwo ari ubwa Gatolika, ntabwo ari ubw'Abadiventiste, ntabwo ari ni itorero rimwe, ayandi ni amadini. Kandi ibyo byose bigomba koshyika, kuko ntabwo naremeye abantu kurimbuka, nabaremeye kugira ngo babone ubugingo. Ni ukuri ndababwira nti, nzafata abaciye bugufi abariho nkoresha, kuko abanyabyubahiro bamaze kunanira. Crero monti ni vanti kidemora, asanti kiza sene metriamu. Yesu Kristo utukuwa milele. Maandiko ni kando turare beni kiza se. Ndi Imana impande zose, niko Uwiteka Imana ivugana namwe, kandi uzankurikira wese nzamugira umurobyi w'abana b'abantu. Uzanyumvira nzamutaka, kandi nzabaha ikimenyetso, kuko ngiye guhana no guhemba, kandi nzahanira ku isi na mpembere no ku isi. Niko Uwiteka avugana namwe. Ntabwo ari kwa kundi ngo warapfuye ngo agiye muri paradizo yayo, imperuka irageze, kandi nta gihe imperuka itabaho. Imperuka y'umuntu ibaho ku muntu, hari n'imperuka izaza impanda ivuge. Abacunguwe bazayumva, bazamuke muri serwakira. Umwuka wera abazamure ari bazima badapfuye, kandi biriho. Ni jyewe wabivuze, kandi ngomba no kubikora. Niko Uwiteka Imana ivugana namwe. Shalom shalom, amahoro yanjye abane namwe iteka ryose. Amen.